reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudahema kubana natwe hano ku Cyizere Family TV. Inshuti zacu, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Afurika, waba uri ku migabane igiye itandukanye, reka nguhe ikaze mwibutsa gukora subscribe. Icyo bisaba no kureba munsi ya video ugakora subscribe, ugakora no kunzogera ibiganiro byacu bikajya bikugeraho 5 kuri 5. Ibyo waba werekejeho amaboko niba ari byiza, reka nkubwire ngo Imana ikomeze kubiguheramo umugisha. Inshuti zacu rero, nk'uko bisanzwe ni ibiganiro tugenda tubagezaho mutegurirwa na Icyizere Family TV, mukabigezwaho nanjye inshuti Isaac. Inshuti zacu rero, nk'uko bisanzwe ni ibiganiro tugenda tubagezaho mu masaha agiye atandukanye. Uyu munsi nabahitiyemo ingingo zigera kuri 5, bimwe mu bintu ushobora gukorera umukunzi wawe igihe yaba yabaye afite ikibazo cyo kurakara, igihe yaba yarakaye, yaba ari umusore n'umukobwa bari mu rukundo, umwe ashobora kuba afite uburakari. Ndakubwira icyo wakora kugira ngo asubirane akanyamuneza. Niba ari umugore ubana n'umugabo akaba umwe muri mwe yarakaye, ngiye kubabwira bimwe mu bintu bigera kuri 5 icyo wakorera umuntu nk'uwo nguwo wahuye n'ikibazo cyo kuba yarakaye afite umunabi, icyo wakora kugira ngo yongere asubirane akanyamuneza. Waba uri umusore n'inkumi, umugabo n'umugore, ibi ngibi birakureba kugira ngo ujye umenya aho watanga ibyishimo kugira ngo umwe muri mwe ufite ikibazo cyo kurakara kijyanye n'umunabi, kugira ngo asubirane akanyamuneza nawe yishime nk'uko nawe uba wishimye. N'ingingo zigera kuri 5 nabahitiyemo, mugiye kugezwaho nanjye inshuti Isaac. Babwiye duhera ku ngingo ya mbere. Ingingo ya mbere duherayeho uzakorera uwo muri kumwe ufite umunabi kugira ngo agarure akanyamuneza. Ingingo ya mbere uzamufasha gutegura amafunguro. Birazwi ko gutegura amafunguro biba bireba umumama muri urwo rugo, ko ari we uba ugomba gutegura amafunguro. Ahangaha rero, niba uyu mumama utegura amafunguro, niba afite ikibazo cyo kuba afite umunabi uri umugabo, ikintu uzakora uzamufasha gutegura ayo mafunguro. Niba ari ashyize amavuta mu isafuriya, wowe ukate igitunguru. Niba arimo arateka, ushobora no gufata ibyombo ukaba ubyoza. Igihe rero arimo arashaka ibindi byo kuba yashyira ku meza, nawe uba ugomba kumufasha muri iyo mirimo. Umwe agakora kimwe n'undi akajya akora ikindi, kuko uwo mugore nyine aribaza avuga ati, umugabo wanjye ko atarasanzwe amfasha iyi mirimo, kubera iki noneho iyi mirimo ari kuyikora? Wa mugore azibagirwa bya bindi yari arimo aratekereza, inshuti yanjye. Namara kubyibagirwa, atangire yisange mu rukundo, yisange mu byo uri kumufasha, amarangamutima ze, noneho usange wa munabi arawibagiwe. Usanga biri kunezeza uwo mugore cyane, bizamwibagiza muri wa munabi, usange agaruye icyizere cyo kugumana nawe kandi yishimye. Dukomeza ku ngingo ya 2. Ingingo ya 2, n'ubu uri kumwe n'umukobwa mukundana, cyangwa se umugabo n'umugore, ku mpande zombi zirebwa n'urukundo, niho mba ndimo ndabasobanurira. Uzamujyana mu gitaramo, yaba ari umugabo ufite umunabi, yaba ari umugore ufite umunabi, yaba ari umusore cyangwa umukobwa muri mu rukundo, umwe muri mwe afite umunabi. Icyo gihe uzamujyane mu gitaramo. Icyo gihe naba afite umunabi, ukafata umukunzi wawe ukamubwira ati, tugende tujye mu gitaramo, tujye aho abahanzi bari kuririmba. Icyo gihe bizamufasha kugarura ibyishimo, kubera ko azajya areba ya marangamutima y'aba bantu bari kubyina, azajya areba aba bantu barimo baraceza, yumva amagambo ari muri izo ndirimbo, areba ukuntu abantu bari aho ngaho bishimye, nawe ushaka kurakara. Noneho wavuga ati, ni iyihe mpamvu yatuma ndakara?
kandi abandi ndi kubona bishimye. Icyo gihe azava muri iyo mudu yo kuba afite umunabi yisange mu byishimo asangiye n'abandi. Icyo ngicyo ni ikintu kizamufasha gusohoka muri wa munabi afite, agira akanyamuneza, kandi nawe uzabibona ko umugore wawe cyangwa umukunzi wawe muri mu rukundo afite akanyamuneza bitewe n'ibyishimo ari kubonana abandi, bitewe n'amagambo ari kumva y'indirimbo amuryoheye, bitume rero wa munabi awibagirwa. Dukomeze ku ngingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu dusangaho ari ukureba filime. Ikindi rero cya gatatu ni ukumwereka filime, kureba filime. Ushobora kurebera filime mu ruhame ukamubwira ati tugende tujye kureba filime, ukamujyana akarebera filime mu ruhame, cyangwa se akaba adashaka kukurebera filime mu ruhame. Icyo gihe uzamujyana mu rugo ahantu hatuje muri mwembi muri babiri, umwereke filime, zaba ari filime z'urukundo, zaba ari filime z'imirwano, ariko byaba byiza filime waba urimo uramwereka zirimo ahantu h'ubutayu, ahantu mu mashyamba, ahantu mu biyaga, mbega muri make akajya areba isura y'aho hantu ari kureba, akumva biramufashije, akumva hafite ubwiza. Ugasanga nyine ari kujya areba ibiremwa, ari kureba amazi, ari kureba imisozi, ari kureba ibibaya, ari kureba ibiti n'ubutayu, bikamufasha kugira amarangamutima yo kwishimira kureba ibyo ngibyo uri kumwereka. Kandi ikindi ni uko azajya atekereza aho hantu ari kureba, noneho bya bitekerezo by'umunabi yari afite bijya bigenda bimuvamo gake gake. Kandi ikindi uba ugomba kumwereka filimi atari ahantu harimo urumuri rwinshi. Mbega niba uri kureba filimi uba ugomba kuzimya amatara mukareba filimi nta rumuri rwinshi ruhari. Icyo ni icya gatatu twagarukagaho. Dukomeza ku ngingo ya kane. Ingingo ya kane, inshuti yanjye, uwo muri kumwe mu rukundo, yaba ari umukobwa cyangwa ari umusore, umugabo n'umugore, ingingo ya kane ni uko azaba ari kwiga, akaba afite ubwoba bw'uko ashobora gutsindwa amasomo. Ubwo bwoba bafite, hari abo bujya butera umunabi, noneho akibaza ko nagiye ku ishuri, umukunzi wanjye nabona nsinzwe, ese umugabo wanjye nabona natsinzwe, ese umugore wanjye nabona natsinzwe, bizagenda biti, bigatuma agira umunabi, afite agahinda, akajya ahora atishimye. Icyo ngicyo nacyo kijya kibaho, inshuti yanjye. Ikintu uzakora rero, uzajya umufasha, umwibutse gusubiramo amasomo igihe muri kumwe, umwereke, umubwire ko uko byagenda kose agomba kuzatsinda. Azajya agira icyizere nyine, kabone n'ubwo yatsindwa, ariko waragerageje ukamushyiramo icyizere ko uko byagenda kose agomba kuzatsinda, ko abizi ibyo azakora kandi bizamufasha. Icyo kintu nacyo kirafasha, gufasha umukunzi wawe ukamubwira ati dusubiramo amasomo, kubwira umugore dusubiramo amasomo, umugabo usubiramo amasomo, noneho bizamufasha kumva ko muri kumwe, naho yatsindwa ntabwo azagira umunabi, azavuga ati ko byagenda kose sheri wanjye azi ko nagerageje kandi nakoze ibyo nari nshoboye. Dukomeze ku ngingo ya gatanu. Ikintu cya gatanu rero tugiye kugarukaho ni ukuganira. Ibi byose byavuzwe haruguru ntabwo bisimbura ikintu gikomeye cyo gufasha umuntu utishimye, aricyo kumusanga ukamuganiriza. Kubera ko iyo usanze umuntu ukamuganiriza, niho umenya impamvu yamuteye kuba yaba afite umunabi. Utaganirije umuntu ntabwo wamenya icyamuteye kuba afite umunabi. Rero uzamusange umuganirize, azagusobanurira impamvu imutera umunabi. Kandi ikindi, ugomba gutuma akwizera mu byo akubwira, akabikubitsa, akajya kubitsa amabanga ye, ntuyamenye. Ubu nibo batajya babitswa ibanga, ariko nakubitsa ibanga ntuzarimenye nyabuneka. Kandi ikintu uzakora igihe muzaba murimo muraganira,
ugomba kumwibutsa guha agaciro k'ibyo yagezeho, ndetse ukajya ugerageza ukamuremamo icyizere ko ibyiza biri imbere. Azajya yumva atagomba guheranwa n'agahinda, ukamubwira ati ibyiza biri imbere, ibi ngibi ubona ni bikeya, wowe uzere neza ko imbere hano turimo turagana ari heza kurenza ahangaha turi. Bizatuma ahorana icyizere, avuga ati uwo turi kumwe ko biri kose arampumuriza kandi aranzirikana. Ngibyo rero ibintu twagarukagaho. Reka mbashimire yemwe uburyo mugenda mukomeza kubana natwe hano ku Cyizere Family TV. Natwe ntago tuzajya tubajya kure kandi ntago tuzabatenguha. Niba utarakora subscribe, igihe ni iki ngiki ngo uyikore. Reba hasi ukande kuri subscribe, kandi no kunzogera bikugeraho 5 kuri 5. Murakoze.